hoya uwo ni wa muntu ushobora no kubwira ati nyaboneka resist ubwonko bwawe bigakunda sibyo. Ariko hariho n'umuntu ubona ko byagize gute byarengereye, bivuze ngo rero ntabwo nzi iyo minota ariko ngiye kukwigisha noneho uze gukuramo ibyawe sibyo. Ni ukuvuga ngo rero buriya iyo ukoze imibonano mpuzabitsina, igicamunsi cyiza rero nshuti bakunze mudukunda, natwe turabakunda cyane. Buriya iyo umuntu agukunda biba bisaba ko nawe umukunda kandi urukundo ntabwo ari ikiguzi, gukunda umuntu nta kintu biba bisaba, gusa tuwe nyine ukumva ko umukunze. Nshimira by'umwihariko mwe mukunze kwandika comment nziza mukora subscribe, ni ukuri ndabashimiye mbivanye ku mutima. Nshimira nawe ulayikinga video mu gihe wayikunze ukanayisharinga, ni ukuri Imana ijya ibamera umugisha kandi ijya ibahozaho impuhwe zayo. Burya iyo ufite impuhwe z'Imana ntako bisa. Uyu munsi rero hari umuntu Nzayisenga Jean Baptiste yarabajije ngo none se kurangiza vuba biterwa n'iki? Iyo ndi mu gikorwa mpita ndangiza vuba. Jean Baptiste umeze utenda gusuje fast. None se ikibazo cya mbere wenda nshobora kwibaza, ushobora kuba urangiza vuba ku ituro ya mbere, ntabwo mbizi, ntabwo ugize ubisobanura muri comment mujye mwandika nta kibazo. Ntugatinye kwandika comment niyo yaba ari igitabo. Narababwiye ngo niba habaho ikintu nita ku bantu bankurikirana, kandi ikintu kikwereka ko mbitaho comment zanyu. Nawe ntarasubiza wenda iyi comment ikaba iri hejuru yawe nuko nkiri gushaka icyo wambajije. Hariho umuntu watwandikiye tubaza ngo ku kibazo cy'urubyaro, wowe wenda cyari kwiga ku kibazo cyawe nzakigusubiza sibyo. Niba ubonye ino video nturakare sibyo. So rero ni ukuvuga ngo mujye mwandika comment ndende cyane musobanura ibibazo byanyu, nta kibazo ndi tayari kubasubiza. Ni ukuri mujye mwumva ko niba ushaka ahantu uruhukira jya unduhukireho nta kibazo. So rero ni ukuvuga ngo nshobora kwibaza ati wenda ushobora kurangiza wenda nko ku ituro ya mbere vuba, ituro kabiri ikabitinda, ariko reka nkwereke iminota ya nyayo. Ku ituro ya mbere iyo urangije munsi y'iminota 5 cyangwa se 4 n'amasegonda, guhera kuri 4 n'amasegonda ku ituro ya mbere bitewe n'uburyo urekuramo ubwonko, ushobora kuba urangije. Ariko iyo uje munsi y'ine kaza muri 3 n'amasegonda 4 kumanura hasi, nakubwiye ko 4 n'amasegonda ubwo ntabwo uri mu kigero cy'abantu barangiza vuba. Noneho kubera kuri 4 kumanura hasi uba uri wa muntu ukwiriye kwivuza sibyo. Nabwo umuntu urangiza muri 4 n'amasegonda muri 5 abarangiza vuba tubifate gutyo, ariko ntago aba ari wa muntu ufite ikibazo cyo kuvuga ngo wenda arakijyana fast. Hari ikintu kimwe ugomba kubanza kwiyumvishamo, uba ugomba kubanza kureka gushyugumbwa. Narabibabwiye hari igihe uba udafite uburwayi buguteza ibyo bibazo, ariko ukagira ikintu bita gushyugumbwa. Gushyugumbwa sinzi wenda niba abantu mwese muri kubasha kubyumva, ariko gushyugumbwa ni cya gihe wumva watinze wagezamo mu gitsina cy'umugore ukumva harashyushye, ukumva ibintu biragusizije, ukumva uhita wumva urarangije. Ariko ubushyugumbwe ntabwo aba ari sawa, ahubwo ikintu cya mbere ugomba kubanza guhereza umutwe wawe cyangwa se ubwonko bwawe, uvuga ati ngiye gukora ibintu ibi, ngiye gukora imibonano mpuzabitsina n'umugore wanjye turi kumwe, tugiye kurana ijoro ryose, ntahari ujye, nanjye ntaho ndi bujye, reka ngumane n'umugore wanjye. Noneho nindangiza mvuga uti tugiye kuryoshya, nta byo kwirukanka, relax mu mutwe, ukabanza ukabihereza umutwe, urayishyiramo, wamara kuyishyiramo wakumva ibintu bigiye gukomera ugakuramo, ukabyitaho muri ubwo buryo, ukabigira gute ugahita umenya ngo bimeze gutya. Ariko abagabo bakunda kugira ikibazo cyo kurwara amibe. Narababwiye ngo ni indwara itari nziza cyane cyane ku bagabo, n'abagore irabakarira, ariko burya abagabo bakunda guhura n'icyo kibazo kikabarembya burundu, ku buryo usanga cyabagejeje ahantu kure hatari heza, bikaba byanatuma bajya barangiza wowe ukibitekereza ako kanya. Hari umuntu wabirenze akishyamo nta n'iminota 2 ako kanya, ibyo biba birenze, ibyo biba birimo uburwayi, biba birimo izo amibe. Jya kwa muganga bakuvure icyo kimibe cyagufatiriye, kuko abagabo benshi nicyo kibazo bakunda guhura nacyo. Abantu bakunda kubanguka iyo atari ugushyugumbwa, biba ari icyo kibazo cya amibe nicyo gikunda gutuma kibafatira.
ndetse buriya akenshi iyo ibaye nyinshi ku mugore we inamubuza no kubyara. Ngira ngo wenda nk'abantu bajya tubaza impamvu batabyara n'ibiki, tuzabasobanurira na amibe iri mu bintu bishobora gutuma utabyara. Ngira ngo amibe, ngira ngo murabizi, iyo inabaye kimaze kumara igihe kinini mu nda, reka mvuge iyo kimaze igihe nta muti ntaki kikagukurana, hari n'ubwo gishobora kuba ushobora no gutwita kikabihekenya, kigahekenya abana, kigahekenya kikajya gituma ukuramo inda, kigatuma ubyara nk'umwana udafite akaboko, ubyara umwana udafite ingingo runaka, ariko atari ukubera ko Imana yaguhaye uwo mwana, ahubwo ari ukubera ko cyamuhekenye. Bivuze ngo rero amibe ntabwo ari indwara nziza kandi kuri twese. Niyo mpamvu iyo uyirwaye narabarangiye umuti, ndababwira ngo si ushobora kujya kwa muganga iriya miti baguhereza, imiti iba ibanje kunyura mu ntuze, mu byuma, mu nganda n'ibiki, hari igihe iba idahita ikorera ako kanya bitewe n'umubiri wawe. Ariko narababwiye ngo ushobora kugenda ukahira, hari icyatsi hariya muri karitsiye, ndashaka kuzajya nabereka n'imiti kugira ngo bimfashe, sinifuza kubona abantu mufite ikibazo. Hari icyatsi kijya kiraba umuhondo, kijya kiraba inuze ururabyo rw'umuhondo, sinzi ukuntu bacyita, ngo bacyita niba ari kimbaze. Icyo cyatsi ukagenda ugafatana n'umubirizi n'ibiki byose, hariho n'intare z'irungu n'ibiki byose, biriya bintu ntabwo wabivanga ngo bimwe ngo umbwire ngo amibe irakicaye aho ngaho, ntabwo ishobora kuhicara, iriruka. Hari ubwo ujya kurya inyama ukumva wapi byanze, hari ubwo ujya kunywa amata ukumva, mbese nyine amibe nawe uba wumva uburyo iteyemo, hari n'uwaba ifurutisha inyuma. Amibe ni ubwoko bubi, nibwo butuma rero abagabo bacu bashobora gushyiramo, wamubwira ati sheri ko utatangira akazi, ati burya sheri narangije. Bibabaza bite? Birababaza guys. Buriya reka mbabwire, mujye mugerageza mukurikiza inama zanjye, zizabafasha no kwimana. Ikindi kandi wa mugabo, gerageza wongere igihaha. Kenya nkunda kubivuga mukagira ngo gerageza wongere igihaha, kora siporo, gerageza mu mirire yawe urebe ukunda kurya iki, umubiri wawe uroroshye. Kandi buriya hari ikintu kimwe mutajya mubasha kumenya, umubiri wawe wo woroha ugenda woroshya n'ahandi, sibyo? Woroshya n'ahandi, mu mitekerereze yawe ikoroha, umubiri wawe mbese nyine sinzi ukuntu nabisobanurira, ariko hari akaremangingo gashobora korohamo bitewe n'umubereho yawe cyangwa se n'uko wakoze n'ibiki byose, ariko akaremangingo gahita gahereza utundi twose. Nakubwiye ngo umubiri w'umuntu urakorana, aho uva ukagera. Dusipoze wenda, reka nguhe urugero, ushobora gutsitara ku ino ariko nkumva mbabariye mu mutima, siko bimeze? Simbabare ku ino gusa, ariko nkumva mbabariye ku mutima, ndetse hashira akanya bikantera gususerera kugira gutera gusuhererwa, nari gusuhererwa nkazana akantu k'akabeho, sibyo? Mu mubiri, akandi kanya hagahita haziramo umutwe, akandi kanya nkumva no kurya biranze. Byaturutse ku ki? Byaturutse ku ino natsitaye. Bivuze ngo umubiri wacu urakonekitana, bivuze ngo rero hari akantu kamwe gashobora kuba kadakora neza, warangiza ukavuga ati buriya kurangiza vuba biterwa n'ikira, kandi wenda karaturutse kuri ako kantu. Mugerageze abagabo mukore siporo, abagore banyu babiteho, ntibakajya babagaburira umuceri gusa, bajye banabagaburira n'ayo mateke muyarye, bajye babagaburira ibyo bijumba mu birye, babagaburira imyumbati muyirye igeretse ku bishyimbo. Abantu ba kera impamvu baturusha gukomera no kuba batararangizaga vuba, baturushaga kurya indyo nziza kandi yuzuye. Umuntu ugerageza ugende ujye mu isoko, urebe ibyo bijumba byakuwe uwo munsi cyangwa imyumbati yakuwe uwo munsi, ube watetse ibishyimbo by'uwo munsi, ugende ubitekeho, bisukeho amaminwa, bibirirwe, umugabo arye. Ejo umutekere uwo muceri data, ejo bundi umukubita ikijumba akirye, mukubita amata ayanywe, akore na siporo, anywe amazi menshi, akomere. Ibyo bizamufasha. Nimufasha hari impinduka nyinshi azagenda abona. Ibyo nababwira ngo buriya umubiri w'umuntu uba ufite ukuntu ugenda uherezanya. Ntabwo rero dushaka yuko uzajya urangiza vuba, kandi abagore dushimishwa no kuba umugabo yatindaho gakeya kugira ngo nawe wumva akujogonyotora hahantu uba wumva ubabara nyine.
hari uburyo umuntu agushimira ahantu wumva gushaka akagushimira mana yanjye, ukumva ibintu ni sawa. Ibyo rero nibyo twifuza, ibyo nibyo twabwira abantu muri rusange ko bakwiriye kubikora kugira ngo buri muntu wese bigende neza. Imana ikomeze ibahe umugisha, ndabakunda cyane, bye.